Yesu ari kwigisha intumwa ze muri Luka igice cya 10 wereye ku murongo waho wa 24. Yarababwiye ati umwigishwa ntaruta umwigisha kandi n'umugaragu ntaruta sebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Belizebuli nkanswa abari mu rugo rwe, nuko ntimuzabatinye kuko ari nta gitwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Abo Yesu yaje gutabara, abo Yesu yaje kugirira neza batangiye kumwita Belizebuli, batangiye kumwita umukuru w'abadayimoni, batangiye kumwita amazina. Ni ukuvuga ko rero natwe dukorera Uwiteka. Niyo mpamvu batwita amazina, niyo mpamvu badufata nabi, niyo mpamvu badutoteza. Iyo utambutse baravuga ati dore nguriye, dore aratambutse, dore kanaka. Batangiye kukwita amazina, ariko ntabwo Yesu yigeze yemera ko bamwita amazina. Nawe ugomba kwahatuka ukavuga uti wowe unyita izina ry'ububi, wowe ushaka kumpa izina ryanduye, wowe ushaka kumpa izina ry'igisuzuguriro. Iryo zina ryawe ndaryanze kuko ndi umwana w'Imana mu izina rya Yesu. Yesu ntabwo yigeze yemera ko bamwita amazina y'amahimbano. Yesu ntabwo yigeze yemera ko bamwita umukene, ntabwo yigeze yemera ko bamwita ya mazina mabi. Ntabwo yigeze abyemera kuko yarazi icyamuzanye ku isi. Ntabwo yigeze yemera ko bamwita Belizebuli. Yesu ntabwo yigeze yemera ko bamwita amazina amutesha agaciro. Ntabwo yigeze yemera ko bamwita amazina aburizamo umurimo wamuzanye. Nawe rero ugomba guhaguruka ukarwanira uburenganzira bwawe mu izina rya Yesu. Yesu yarazi icyamuzanye ko ari ukuducungura, yarabirwaniriye kugeza bigezeho mu izina rya Yesu. Ibyo mbibabwiye mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Kandi ntimuzabatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Bariya bagutera ubwoba, bariya baguhahamura, bariya bakubwira ngo barakurangije, bariya bakubwira ngo baragusoje, ntuzabatinye kuko urabizi neza ko ubugingo bwawe buri muri Yesu. Aturuvuga uti ubugingo bwanjye buri muri Yesu, aturuvuga uti ubugingo bwanjye buri muri Kristo. Mu izina ry'Umwami Yesu ubugingo bwanjye buri muri Kristo. Niyo mpamvu nta mbaraga z'umubi, nta mbaraga z'umwijima, nta mbaraga zanduye zizagira icyo zikora ku bugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Yesu yakomeje yigisha abigishwa be ku murongo wa 34. Arababwira ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Umwami Yesu yaje kuzana inkota. Iyi nkota nta kindi igamije ni ukurimbura imbaraga z'umubiri. Oh haleluya. Uyu munsi ndakwaturaho ngo inkota y'Umwami Yesu irimbura imbaraga z'umubiri, irimbura imbaraga z'umwijima zahagurukiye kukurwanya, imbaraga z'umwijima zahagurukiye kugutoteza, imbaraga z'umwijima zahagurukiye kuburizamo amasezerano yawe. Inkota Umwami Yesu yazanye, iyo nkota y'Umwami Yesu, iyo nkota zirimbure nonaha mu izina rya Yesu. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Oh haleluya. Ni ukuvuga ngo abatumvira Imana bose, nubwo yaba ari umubyeyi wawe, nubwo yaba ari umukobwa wawe, icyo yaba ari cyo cyose, uwo nguwo Uwiteka aje gutandukanya nawe mu izina rya Yesu. Wa wundi ugambiriye kukugirira nabi, wa wundi ugambiriye kuguhemukira, icyo mwamufana cyose Uwiteka ahagurukiye kumuguteturaho mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'umwijima zibakoresha, hari imbaraga z'umwijima ziri inyuma yabo, hari imbaraga z'umwijima zibakoreramo zigambire kuguhohotera. Izo mbaraga z'umwijima rero nizo Umwami Yesu yaje gutatanya, nizo Umwami Yesu yaje kuburizamo mu izina rya Yesu. Haleluya. Umurongo wa 36. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Yes. Abantu benshi bari mu bibazo bitewe nuko mu rugo rwabo niho ikibazo gihera. Mu rugo rwabo aho bakomoka niho imbaraga z'umwijima zibarwanya ziri. Bya bicaniro byo mu nzu ya so, bya bicaniro byo mu gisekuru cyawe, bya bicaniro by'umwijima ababyeyi bawe bubakiye imyaka n'imyaka. Ibyo ngibyo niyo byakuzamukiye, ibyo ngibyo niyo byazamukiye kukurwanya, ibyo ngibyo niyo byazamukiye kuguhohotera. Ariko uyu munsi wa none Umwami Yesu yazanye inkota yo kubitatanya, Umwami Yesu yazanye inkota yo kubirimbura. Byarimburiye ku musaraba, byarimburiye ku musaraba. Haguruka wirwaneho nonaha mu izina rya Yesu. Oh haleluya.
Umukozi w'Imana Gideyoni ntabwo yigeze arindira yuko arimburwa n'ibicaniro byo mu nzu ya se. Ntabwo yigeze arindira ngo ibicaniro byo mu nzu ya se bimurimbure. Ntabwo yigeze arindira ngo Abafilisiti bamurimbure, ahubwo yarahagurutse asenya ibicaniro bya Baali, arangije arwanira ubwoko bw'Imana. Nawe rero ugomba guhaguruka ukatura ijambo ry'Imana. Ugomba guhaguruka ugakoresha ubutware ufite muri Kristo Yesu. Reka kurira, reka kwirugurira ngo ubukene, urugo rwanjye rwananiye, dore nabuze akazi, dore ubuzima bumeze nabi, ibintu byarakomeye, ibintu biragoye. Reka kurira, haguruka. Haguruka, Uwiteka yaguhaye ubutware mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Luka igice cya 10 umurongo wa 19. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo. Haleluya. Inzoka na sikorupiyo wahawe ubutware bwo kubikandagira mu izina rya Yesu. Ni imbaraga z'umwanzi zose, imbaraga zose, ntago ari imbaraga runaka cyangwa imbaraga nkeya, no, imbaraga zose. Nta cy'umwanzi atunze azaguteza ngo kikugirireho ingaruka, kuko uri umwana w'Imana mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Kandi nta kintu kizaye cyo kigutwara rwose. Haguruka rero, haguruka wature ko uri umwana w'Imana. Haguruka wature ko wahawe ubutware muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngendeye mu butware bw'uko n'umwana w'Imana. Imbaraga z'umwijima mwene data zahagurukiye kukurwanya. Imbaraga z'umwijima mushiki wanjye zahagurukiye kukurwanya. Imbaraga z'umwijima muvandimwe zahagurukiye kukurwanya. Izo mbaraga nizirimbuke nonaha. Imbaraga zo mu nzu ya so, imbaraga zo mu nzu ya nyoko, imbaraga zo mu gisekuru cyawe, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'ububi, imbaraga z'ububi, imbaraga zahukomoka zahagurukiye kugutoteza. Izo mbaraga nizirimbuke mu izina rya Yesu. Imbaraga zibiza mu rushako rwawe nizirimbuke mu izina rya Yesu. Imbaraga zibizamo amasezerano yawe nizirimbuka nonaha mu izina ry'Umwami Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntago intwaro twahawe ari intwaro z'abantu, ahubwo ni intwaro zifite imbaraga imbere y'Imana. Ni intwaro zikuraho ibihome, ni intwaro zirimbura ibihome, zikabirimbura mu izina rya Yesu. Ibihome byose bagushyizemo, ibihome byose bashyizemo ubugingo bwawe bigomba kurimbuka mu izina rya Yesu. Nzamukiye mu butware bw'uko n'umwana w'Imana. Ingufuri zose zifunze amasezerano yawe, ingufuri zose zifunze gutabarwa kwawe, izo ngufuri nizirimbuka nonaha mu izina ry'Umwami Yesu. Ndatura ko ubugingo bwanjye buri muri Kristo Yesu. Ndatura ko ubugingo bwanjye burindiwe mu mbaraga z'Uwiteka. Uba mu gihome cy'ishobora byose, ama mu gicucu cy'isumba byose mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Ndabwira Uwiteka Imana yanjye niwe gakiza kanjye, kandi niwe mbaraga niringiye mu izina rya Yesu. Bane bameze nk'inzuki ariko barimbutse nk'umuriro w'amahwa mu izina ry'Umwami Yesu. Imikorere y'abakonikoni, imikorere y'abagambanyi, aho baba bakomoka hose, nubwo baba bakomoka mu nzu Yesu, bagomba gutatana mu izina rya Yesu. Imigambi yabo igomba kuburizwamo, 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 imigambi yabo igomba kuburizwamo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo Yeshua, kuko turabana b'Imana. Haleluya. Uwiteka uhabwe icyubahiro muri uyu munsi. Uwiteka ndasabira abantu bose baneza amatwi ngo bagirire neza Mwami mwiza, ngo bagirire neza Mwami mwiza, ngo batabare, bahe gutabarwa, amasezerano yabo yongere afungurwe, amasezerano yabo yongere bagereho, gutabarwa kwabo kongere kubagereho mu izina rya Yesu, kuko turabana b'Imana. Nta mbaraga z'umubiri uko zaba zimeze kose zizagira icyo zikora ku bugingo bwacu. Ntago imbaraga z'umubiri zizagira icyo zikora ku mibereho yacu mu izina ry'Umwami Yesu, kuko waduhaye imfunguzo Mwami mwiza zo gufungura imigisha yo mu ijuru, ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa. Niyo mpamvu imbaraga z'umubiri zahagurukiye kuturwanya, imbaraga z'umubiri zahagurukiye kurwanya itorero, imbaraga z'umubiri zahagurukiye kurwanya Isiraheli. Izo mbaraga z'umubiri zitatane mu izina rya Yesu. Turabana b'Imana, ubwoko bituranirije kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe Uwiteka, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.